Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tubaramukije mu izina rya Yesu. Turabashimira urukundo mukomeje kutugaragariza kuva aho dutangiriye kubana namwe kuri channel Imigabane 2 TV, aho dusangirije ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubuhanuzi ndetse n'ubusabane mumaze kutwereka mu makomenti, mudushimira kandi n'abakomeje kugira imigambi myiza yo kudushyigikira. Imana ibahereze umugisha. Mwatubereye abavandimwe beza. Ndashimira cyane mwebwe mwese. Hari abantu twagiye tuganira b'inshuti muri uyu murimo, murabizi iminsi tumaranye, abari muri Canada, ariko nyine kuko abantu bavuga bati rwose kuvuga amazina yacu ntacyo bitwaye, uretse ko nacyo ari ikintu kiza Bibiliya bivuga ngo nurambura ikiganza ukagira neza, ukuboko kw'iburyo ni gutanga, ukw'ibumoso ni ukabimenya. Ariko niyo tuvuze ngo bantu b'inshuti zacu zakadasohoka bari muri Canada, ndatekereza ko mwumvisemo mwese abo dukominika. Imana ibaha umugisha kubwitange bwanyu bwo gufata umwanya wo kudukurikirana no kudushyigikira. Ibikorwa byiza mukora byose bitugeraho. Turashimira abari muri Amerika, bari muri Amerika turabashimiye mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Abari mu Bufaransa, Imana ibahereze umugisha. Turi kumwe rero kandi turabakunda, n'ubundi tugarutse kugira ngo dukomeze dusabane mu ijambo ry'Imana. Ijambo rero uyu munsi tubazaniye ni ijambo riri mu gitabo cy'Imigani. Umunsi tugiye guca imigani, tugiye guca umugani. Urumva umugani ni ikintu gikomeye kandi kirimo ibintu byiza. Igitabo cy'Imigani 17 umurongo wa 17 haravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Mwabaye inshuti nziza, mu bihe byose mwaradukunze, twakomeje gusabana, n'urukundo mwatugaragarije. Mwabaye inshuti zakadasohoka mu bihe byose twanyuzemo. Buriya inshuti Imana izitegurira mu bihe bitugora, kuko iyo ugeze mu bihe by'umubabaro haba hageze ko ugomba kubona abantu baguhumuriza. Imwe mu mibabaro duhura nayo mu buzima ni uruganda rudutegurira inshuti. Amwe mu makuba tunyuzwamo muri iyi si ni umunzani udupimira inshuti, kuko hari igihe ugeragezwa kugira ngo Imana igutandukanyirize inshuti. Abo witaga inshuti, abo witaga abaturanyi, umenye neza ninde uri kumwe nawe, ninde ugukunda. Iyo tugeze mu kigeragezo, Imana ibishaka kugira ngo turebe cyane, twitegereze cyane, tumenye cyane. Nawe mu bigeragezo wanyuzemo, nzi ko umaze kubona inshuti nyanshuti, nzi ko umaze kubona abantu muri kumwe, nzi ko umaze kubona abantu mubana. Naratangaye cyane iyo Satani yagerageje umuntu, n'uwo musengana uramubura, ariko si byo urumva bikomeye cyane. Gira uti n'uwo mwashakanye uramubura. Komera rero we wamubuze, uyu munsi wongera umubone mu izina rya Yesu. Yongera kubera inshuti nziza, yongera asubire mu rukundo rwa mbere. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Iyo uvutse uba uvukiye kugira ngo ugire umumaro mu bavandimwe. Ndashaka kubwira umuntu uremerewe n'igikomere cy'uko atavugana neza n'umuvandimwe. Umuvandimwe ni umuntu Imana yashyize mu buzima bwawe, mufitanye isano. Mushobora kuba muhuje ababyeyi cyangwa muhuje umubyeyi umwe, uwo nawe ni umuvandimwe wawe. Rero aba bavandimwe biravuga ngo bakwiye gukundana ibihe byose, kandi urukundo rwarakonje rwa kivandimwe, namwe murabizi. Hari abantu benshi bafite ibikomere by'abavandimwe babo, ntabwo ufite icyo wakora. Bamwe bitana abarozi, abandi bitana abicanyi, abandi bitana abajura. Mwahanye amazina kandi muri abavandimwe. Ayo mazina mwahanye ntabwo ari amazina y'abavandimwe. Biravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, hanyuma umuvandimwe akavukira gukura abandi mu makuba. Hari kote imwe y'ubushuti, hari na kote yo kuvukana y'ubuvandimwe. Ndashimira inshuti zanjye zagaragaye mu rugendo rwo kwizera. Ndashimira inshuti zanjye zanyigaragarije mu rugendo nyuzemo rwo kugeragezwa, mu rugendo nyuzemo rwo kugirirwa neza n'Imana, mu rugendo nyuzemo rwo kumenya ibihe uko bisimburana. Nabonye inshuti, ni ukuri nabonye inshuti. Nabonye inshuti zitungurana mu gihe cy'akaga. Imana ihereza umugisha inshuti nabonye mu rugendo ngendanye nazo, kandi abo mbwira bariyizi Imana ibaha umugisha. Rero izi nshuti nabonye nawe bamwo, ndashaka kuba inshuti yanjye.
ndashaka kubamwo ukaba inshuti yanjye nkaba inshuti yawe, tukabana nk'inshuti, tukaganira nk'inshuti, tugafatanya nk'inshuti. Rero iki kintu cy'ubuvandimwe, aho umuvandimwe avuka agomba gukora inshingano zo gukura umuvandimwe mu makuba. Ngenda bizi neza ko bijya bigora ko umuntu afasha umuvandimwe utari muri kondisiyo we yifuza. Ni handi uvuga ngo nubwo uri mushiki wanjye mbona wanga ishuri, ntago nagufasha ngo ugire ikindi ukora. Hari ishuri rinanira umuntu ariko akaba akeneye gukora business, ukwiye kumufasha n'umuvandimwe wawe. Hari igihe kwiga binanira umuntu ariko akaba hari ibindi yagerageza, ugomba kumufasha n'umuvandimwe wawe. Umuvandimwe wawe umufitemo umurimo, umuvandimwe wawe ni akazi kuri wowe, umuvandimwe wawe kandi ni n'umugisha kuri wowe. Rero Satani yagiye ateranya imiryango ku buryo uyu munsi ubusabane bw'abavandimwe ni buke bwaracogoye. Ntabwo navuga ngo ntibugihari, niba wavuga ngo ntibugihari wabubeshye, kuko stile amaraso y'ubuvandimwe aracyahari. Nubwo mutavugana ariko n'umuvandimwe wawe, nubwo mutagihura ariko n'umuvandimwe wawe. Nuva umwuka w'Imana ambwira ngo iki ni igihe cyo kongera kugarura ubuvandimwe mu bavandimwe. Ushobora kuburizwa nuko watakaje abavandimwe kandi bagihumeka, muraturanye ariko ntimusurana, muhurira mu isoko, muhurira mu birori, muhurira mu byago ariko ntimusuhuzanya, kandi muri abavandimwe. Biravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, umuvandimwe akavukira gukura undi mu makuba. Nyemerera we wa muvandimwe w'unyumva, wumva iri jambo ry'Imana, tera intambwe ya mbere yo gusaba Imana ngo mu mutima wo kurohora umuvandimwe wanjye aho yarohamye, mu mutima wo kwakira umuvandimwe wanjye mu buzima bwanjye. Nanone Mana, ngarurira umuvandimwe, ngarurira uwo tuvukana, ngarurira amaraso y'umuvandimwe wanjye, mwongere musabane, mwongere muganire, mwongere mwicarane. Umuvandimwe ni umuntu ukomeye ku buzima bwawe. Imana yaguhaye inshingano zo kumukura mu makuba, none dore niwe wamushyize mu makuba. Ikibanza mwari muhuriyeho warakiriye, inzu mwasigiwe n'ababyeyi dore warayimuriye, ibintu byose kuri muri umuvandimwe wawe, kandi birivuga ngo ugomba kumukura mu makuba. Rero wakoze igitandukanye n'icyo Bibiliya ivuga, biravuga ngo mukure mu makuba, none urimo uramushyira mu makuba. Ntukomeze gushyira mu makuba umuvandimwe wawe, ntukomeze gushyira mu kaga umuvandimwe wawe, ntukomeze kugirira nabi umuvandimwe wawe, ntukomeze kuroga umuvandimwe wawe, ntukomeze gucira ibico umuvandimwe wawe, ntukomeze kugerageza umuvandimwe wawe. Umuvandimwe wawe nubwo ari mu ntege nke, mubera imbaraga. Nimba ari mu ntege nke, mubera imbaraga. Nimba ari mu bukene kubwo bitaramukundira, wowe akaba ari icyo umurushije, ukwiye kumufasha. Naratangaye cyane aho umuvandimwe agira ubukwe, umuvandimwe we ntabutahe, cyangwa se akaba umwe mu gushaka kubwica kandi ari umuvandimwe we. Reka nkubwire, ufite urubanza mu mutima, ukeneye kubohoka. Umuntu ufite urwango rwo kwanga umuvandimwe aba afite ikinyabutware kimutandukanya n'umuryango. Rero iki kintu iyo kidasohotse mu mutima w'umuntu, utakaza ibyishimo by'umuryango. Kuko igihe ugitizwa kugira abavandimwe n'ibyishimo Imana iguhaye, ariko igihe utakaje gusabana n'abavandimwe, ufite umubabaro ukomeye cyane. Umuvandimwe wawe ugomba kumukura mu makuba. Birashoboka ko byakunaniye kubera wenda ko yagukomerekeje, ariko mu kanya turaza gusenga, ugira imbaraga zereka urukundo umuvandimwe wawe, ugira imbaraga zereka inzira idasanzwe yo kugarura umubano n'abavandimwe bawe. Umuvandimwe wawe ni inshingano zawe kuri wowe. Umuvandimwe arakomeye, umuvandimwe ntabwo agurwa, umuvandimwe nta handi akomoka mu kuvukana. Ndagaruka ku iki kintu, hari umuntu uvukana n'umuntu mu buryo bw'ababyeyi bateye intambwe yo hirya y'urugo bakagira ngo wose umuvandimwe. Umwana muhuje so na mama, papa na mama, ni umuvandimwe wawe. Umwana muhuriye kuri mama gusa ni umuvandimwe wawe. Umwana muhuriye kuri papa gusa ni umuvandimwe wawe. Reka nkubwire wa mugabo, Imana yaragukoresheje, iguha ubuzima, iguha gutera intambwe, wubaka urugo, urashaka urabyara. Ariko umunsi umwe intambwe yawe itinda kugera mu rugo, ubyara no ku muturanyi. None uyu munsi abana barimo baragenda bahura bataziranye, bashobora no kuzakora amahano. Gerageza kuvuga ukuri, ugarura amaraso y'abavandimwe mu muryango. Mboneho kubwira uyu mudamu udashaka kumva umwana umugabo we yabyaye hanze, ntago ari umwanzi wawe, ni umuvandimwe w'abana bawe, ni amaraso y'umugabo wawe. Niba ari uwabyawe n'umugore, ni amaraso y'umugore wawe. Iki kintu cy'isano ni mu gihuze kugira ngo Imana ibaherezo. Hari umugisha uri aho hantu, ntabwo ushobora kuwakira utateye iyo ntambwe.
umuvandimwe wawe ni amaraso yawe kandi ugomba kumwakira. Amakuba ari mugomba kuyamukuramo. Ariko biratangaje, uyu munsi hari umwana uri mu makuba kandi afite se ushoboye. Uyu munsi hari umwana uri mu buzima bubi kandi se amakonte yuzuye amafaranga. Uyu munsi hari umwana wifuza ikintu akarinda gukora amasengesho nkatwe. Erega reka nkubwire, hari ibintu twebwe dusaba mu masengesho ariko mwebwe mufite Imana yabahaye. None waravutse usanga iwanyu hari amamodoka, ubwo uzakora amasengesho yo gusaba imodoka? Uzigira kuri izo, uzatwara izo, zizabyara n'izindi. Ariko hari umuntu ufite amasezerano Imana ikakubwira ngo izaguha imodoka. Kubera iki? Yavutse iwabo nta byahasanga, ariko ku Mana birahari. Haleluya. Rero umuvandimwe wawe ashobora kuba uyu munsi arifite agahinda kawe, nta kindi akeneye uretse wowe. Ntabwo imodoka yasimbura umuvandimwe, ntabwo amafaranga asimbura umuvandimwe, ntabwo inzu isimbura umuvandimwe, nta byishimo bisimbura umuvandimwe mu buzima bwa kivandimwe. Rero nimba wa mugabo we ukomeje kurebera kure uyu mwana wabyaye, urimo uranarebera kure abo bana nabo mu nzu, byarabaye, ariko ongera uhuza abana, ubuvandimwe bwabo bwubakwe. Ubuvandimwe bw'aba bana bwakubakwa gute udashaka guhuza bano bana wabyaye? Ubu bushuti bwaremwa gute hagati y'aba bagore utababereye honete ngo ubiyereke uvuge ibyaba? Ntabwo uyu mugore ashobora gutera intambwe yo gukora ikirenze icyo akwiye gukora nk'umuntu, bisaba ko wamuhuje n'Imana. Tujye twumva abadamu bakora amahano, umwana yaza gukinira iwe, umugabo yaramubyaye hanze, ibibazo bikavuka. Hari nabo tujya twumva bicana, izo nkuru mujya muzumva kuri YouTube n'ahandi. Utekereza ko ari iki cyabaye? Iteka ryose wabayeho uhisha umwana ubuzima bw'abandi bana, wabayeho uhisha umugore wawe ubuzima bw'undi mwana. Iki kintu kiramarwa nuko muri mu bicaze mwabagabo mwe mukicara hasi imbere y'aba bagore mukavuga ukuri kw'ibyabaye, mugasenga umudayimoni w'urwango rugeraho umugore ashobora kwica umwana w'umugabo we ngo kuko atari bamubyaranye. Uyu mudayimoni agomba kurimbuka, uyu mutima ugomba gusohoka mu bavandi. Birababaje cyane, biteye agahinda. Uyu mutima ukeneye ukuri kw'ibiri kuba. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Mwababyeyi mwereka mbabwire, mwagize umugisha murabyara, abana banyu bafite n'izindi nshuti kandi barasabana ku mashuri n'ahandi no mu kazi, ariko mukwiye gushimangira urukundo rwa kivandimwe. Namwe ubwanyu nimutarushimangira ntabwo abana aribo bazarushimangira. Reka nsabira abantu badamu batavuga rumwe kandi bavukana, Imana ibahe kuvuga rumwe mu izina rya Yesu. Imana ibahe kongera guhoberana, Imana ibahe kongera kugwana mu nda, Imana ibahe kongera guhuza mu izina rya Yesu Kristo. Mwahuriye ku babyeyi cyangwa mwahuriye ku mubyeyi, aho mwahurijwe n'Imana mwihiyambura umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuye umubabaro. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe akavukira gukura abandi mu makuba. Wishyira mu makuba umuvandimwe wawe, wishyira mu makuba uwo muhuriye kuri papa, wishyira mu makuba muhuriye kuri mama, wishyira mu makuba uwo mwose ibere rimwe, kuko uwo ni umuvandimwe wawe. Reka ngusengerere isengesho kugira ngo uhabwe imbaraga zo kwakira umuvandimwe wawe, kandi umusabe imbabazi aho wamukomerekeje. Nibinanirana muzaduhamagare nk'abashumba, turahari kugira ngo dukore uwo murimo wo kubahuza, tubereke umugisha uri mu gusabana kw'abavandimwe, tubereke umugisha uri mu gusabana kw'inshuti, tubereke uwo mugisha uri mu muryango, mu izina rya Yesu Kristo. Data mwiza, turagushima, izina rye rihimbazwe. Dusengera abavandimwe batavugaga rumwe ngo bavuge rumwe, turabasabira guhuza mu izina rya Kristo. Buri wese abere imbaraga aho ni mu bavandimwe bavukana, babera n'imbaraga mu bushobozi, babera n'imbaraga mu bitekerezo, babera n'imbaraga muri finance. Reka mwami umugisha w'ubuvandimwe ugaruke mu bavandimwe, kandi ushoboze imitima yabo gusabana mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye inshuti zatandukanye ngo nizuhuzwe n'ubuvandimwe bwo muri Kristo, kugira ngo zigire ubusabane, kuko inshuti zikundana ibihe byose. Ntihazagire igihe gikwambura inshuti. Igihe nikigizaho inshuti, uzasengera inshuti, izagaruka igusange mu gihe cy'ubushuti. Mukomeze umurunga mwiza w'ubushuti mu izina rya Yesu Kristo. Amen.